Wakwetu TV nakubwiye ngo iyi ni episode ya 9 ku warusomye ndetse turi kuvana cyari bingo. Reka tujye dukomeza na episode ya 9 warusomye barakwereka nyuma y'iminsi ho gato. Regis we episode ya 9 niba utarakanda subscribe nizere ko wabikoze. Muntu wacu ako kantu kaba gakenewe cyane. Barakwereka nyuma y'iminsi yamagaye musaza we. Ese bite mwana? Ibintu ni wanene ni mu cyaga. Abo kabari muri no kuyiba. None singo bimeze. Ibarese mwana, ibare natwe twiyumvireho. Nta makuru ufite. Amafaranga turayafite. Nta mafaranga arahari? Tumaze kinyera ku mafaranga menshi cyane. Byibura aka kaya dufite amafaranga menshi. Vuga ngo amafaranga turayafite. Ahubwo nandaraje wakino. Ibintu by'ubuzima bubi ngo stress wapi none. Stress wapi? Jugunya. Kano kanyere gahunda tugiye gukora. Ayo mashyamba yiratanana nubundi nayabo ya data. Inzu yiratanana ni bya data byose. Inzu n'imitungo byose n'ibyo yashakiyemo byose bigomba kugaruka bitagaruka mu maboko yacu. Bigomba bigaruke tu. Tugiye gukora niki? Tugiye kumwandikira indi message. Amafaranga menshi cyane. Ya message noneho igomba kumutera ubwo ivuga iti ngiye amakuru yawe ndayazi. Message murayibuka? Tangiye 1500. Rangije Sabrina Shaburi aratwika. Aratwika. Fite gutya namba akoresha ntumenye ngo biravaye birajyahe. Ngiye kumwandikira message ivuga ati uvuze ngo iki? Ndashaka amafaranga kano kanya. Reka dutegereze twebwe. Message iragiye. Bagiye gutegereza niba ari buze kuyohereza. Cyangwa ari bya bindi bye. Arayohereza cyangwa. Sasa barakwerekanya koherezwa message. Ko nabayikuyemo yishimye aziko ni kayi have received. Ngiye gusoma. Kigwe ngwiki wari wabase ngaba bo se abangaba ko miliyoni. Sabrina aratwika isa yaka miliyoni. Kunzi neza ko nawereje 500. None se cyo biti nka nyangara niki? None bakabongeye kutsa. Yashize bahita bongera bagasaba ndi. Niyo gahunda ibihari. Mane ibi nabyo rwose ndabirambiwe. Bimutera stress sasa. Mutera stress. Yinjira mu nzu kandi wabikoze dere nguri yari kumuhana atamukozeho. Cara hano. Sabye miliyoni. Sabrina aratwika we. Miliyoni mwana. Kamwe yavugaga wabibonye. Wamubonye ko yataye umutwe. Bari kumukubita inkonje mu ruhara batamukoraho. Kibazo ko barutamenya. Kufite imeze ute? Ati kuntumira. We. Undi munsi. Atara n'umuntu y'ibyisi gusa. Undi wabwiye ko abana bigo bavugira mu bakuru. Nese byiso. Ye ni mukushi. Dushimishatse wakwivugira ariko ningo ufite ikibazo tubwiye tugufashe. Tubwire nye tugufashe kandi ubwo ni inkonje mu kanya bamaze kumukubita muri ruhara rwe. Cyane iki gikobwa ubona. Cyane cy'igikobwa bite byacyo. Amutora umushe. Kandi reka mbabwire mwabyana. Uragenda ugafata icyana wasuraguye ukakindutisha. Umenye kayifigira amazi atari yigira ku ipanu. Ayo mugabo ashafite ibigani. Yigira mu mazi. Ku ipanu wapi iratuza. We. Toka kure. Toka kure. Ndabona baratomboye bucura. Ndabona baratomboye bucura. Komeza umuvuga muratarate. Uzi ngo ufite umuntu. Ne mubikundusha noneho. Yampaye kubera ko data bari kumurera bwiza ntawe. Mama ahita namucyuriramo ati ubu nibwo burore nyoko yaguhaye none se wari wumuburere ko adahari. Arongera abimwibutsa. Umubona. Ejo hawe ntahari. Iyo nkubonye mbona ejo hawe hadahari pe. Kandi bamubwiye. Genda babwiye ngo ariko cyane cyane wagikobwa. Shawe wagikobwa. Se nimbomvu kene kumuza kurisa. Mwese. Mvi bandi.
mugende kunzakuriza muri kongera stress muri kunza muri sukari. Aha nanza ari gusabira akazi ko kuri nimero mu muceri sakoza sakufite wagira ngo wakujyana mu gishanga ntiwarubyaza umusaruro koko. Numvana ngiye kumujyana urako umutima wa Sabrina avuga ati ibi byose bicayemo ni ibya data sha ariko uzabiruka tu umunsi umwe aho nyirukana zakwirukana umunsi umwe bizaba byagiye ku murongo. Arangije areba rusaza rwe arukura nk'igifuka cy'ibishingwe tugende naye rusaza rwanjye byugabanya ubwenge dere ndeshya mukurura no hanze. Wabonye icyo bita gutwika buriya zingora duhejeje yewe umva iri ni itangiriro. aha iyi ni intangiriro rero sasa urumva neza turacyatangira turacyamuhibye. ndabona yataye umutwe ashobora ko ya message atayibona yayibonye tu mu ntoki ibiganza byanjye byiteguriye kwakira miliyoni. nta mukobwa yatagiye kuyabarira nayo ubwo ibiganza harimo ibintu ari kumva nyine bitari hafi ahanga amafaranga ndayakira cyangwa se inyakira. amafaranga arayakira bimeze bite? nizere neza ko wamaze gukanda subscribe ubundi dutwike bya nyabyo. barakwereka nyuma y'iminsi kakajiji kacu ngo nireya kaje hano. Komanga nk'ushaka umede muri quartier. We se mwana ko mugiye kunciraho ubu bite ko ndebe ugiye kurunturaho ahubwo none urambaza iki? arashaka ubwiherero arashaka ubwiherero. se mwana ngenda vamo ntarangije wabaye ure Aziye bashaka umede muri quartier nuko baza bagukomangira. Se mwana uretse mwana kwinjira mbanze ahubwo nkubwire meze bite hari bitu murawubanye ariko nta musore ariko ibintu byo kwimisha amakuru ntabwo mbikunda aho oya ibintu byo kwisha amakuru yame rero narababonye muri kumwe ahubwo narababonye muri kumwe rero sasa babonye buretse aha ariko rero yewe ijya kunde kurushaho bimeze ute mbwira urimo indani wawe mbwira ariko abantu urimo indani wowe wacitse umunwa reka ntari birye umukobwa yarashimye shaka kuzimpaho neza mani kuko nyine nanjye zime nyine tuzime mukuru wawe muzehe nayimenya ko azantura hasira azamvunira umuheto. cyo cyambere cyo ntago ngiye nakuraburiza none se undi yabigurwa n'icyo rusaza rureke mani rusaza rureke rusaza musaza ntumuzi gira vuba mu mwana uzimbe gira vuba ariko bantu gira vuba ndashaka kumva izo nkuru neza amakuru rero ahubwo ngo je tuzahura muzahurira he rero kagashyamba karabaye ni gute muhurira mu mashyamba bite byanyu ntajya mujya ahantu hasobanutse ako kanya isa barasohotse Sabrina Leya ngwino sha ngwino nanjye se urajya tayinjirana n'umwana we gende mupanga ibyo mushaka tu muzana hano muri salo sasa muzana hano sasa rero umwana wanjye Maria ukiva ku ishuri narakwihanangirije nkubwira ko birabyana ubona yaba Regisi namubuje kureba nawe mubuza kumureba kirari kwa muri Sabrina mubuza gushidikana nacyo kirwa muri shaho urumva nimba ushaka rero kuzagira ejo heza hazaza ndakubwiye ngo biriya byana byose azongera kubonana nizongere kubabonana ibaze kandi ubwo batuye mu nzu imwe banafitanye n'isano ariko ikigabo kiri hano ni ikinyamaswa byose bizagenda neza numva ibyo nkubwiye bizagenda neza umve ayirarya mbere kwa kuno sasa
ari kugaburira ahunga umukiza irarya ntabwo igihaza wayibona iri mu kiraro isa gutya yivuruguse ntiwayibona iri ku isahani. ngiye gupanga umupangu hanyuma ngiye gupanga bwa nyuma sasa udapfuka ngiye guhamagara Burino ngiye guhamagara witwa Bruno ntitaye ntanagendeye kubushije atitaye ku byabaye ntaciyemo ko biba bitaraciyemo ku buri iki kwabona Saburino cyana shango ni Sabrina kizambona neza Burino wakazi Bruno ngiye kuguha akazi hanyuma ku buryo Saburina azongera kunesha umutwe dore ngo aramupangira sasa. Ese bizagenda bite uyu mupangu uzacamo? Katugire tuyisoreza ngaha yari episode ya 9 reka nze dukomeze n'izindi episode ndetse wumvaga yari bingo.